Reka twongere tubasuhuze abakunzi bacu kuri Rising Engineer aho muherereye hose turabashuhuje by'umwihariko abantu bari mu Rwanda, dushuhuje abanywanyi bacu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero naho twabateguriye, tumaze iminsi tubashakira ahantu hashyashya, hari ibintu bishyashya, special places hano uba ugomba kumenya. Uyu munsi rero dusimbukiye mu ntara y'Amajyepfo. Kenshi abantu bari ku rugendo bakenera ahantu bafata akantu, ugeze mu nzira ukenera ahantu bafata coffee. Abantu mu Rwanda amaze kumenyera kunywa coffee, ikawa y'u Rwanda, kandi murabizi yuko uburyohe bwayo ni ntagereranywa. Abantu rero bamaze kuyimenyera, noneho wowe nko ku rugendo ukifuza kumenya ahantu wafata coffee. Rero ngiye kurangira ahantu kuri no muhanda uva Kigali-Muhanga, ni ibirometero 45 cyangwa yego uvuye Nyabugogo ugera Muhanga ibirometero 45, ariko noneho mu nzira ushobokeneramo gufata agakofi. Kurangire yuko igihe katufate umuntu uturutse i Kigali agana i Muhanga, ubundi uragenda usohotse mu mujyi wa Kigali ukanyura ku Kamonyi cyangwa se arazi nko ku Ruyenzi, hanyuma ugakomeza aho hose ni muri ukagera ku Kamonyi ku karere cyangwa se ku Masuka, ukamanuka ukaharenga ukagera Rugobagoba. Iyo urenze Rugobagoba imbere yaho harano ari agasoko, iyo ukarenze ubugeze ahantu uburi mu murenge wa Musambira. I Musambira rero hari aga coffee shop keza cyane ndakagutuye kitwa Stafford Coffee Shop. Iriya Stafford Coffee Shop ya Musambira ni ahantu ushobora gusangamo coffee, ushobora gusangamo fast food, hari n'indi mishinga ushobora kubona ucaginga imodoka. Banafite izi modoka z'amashanyarazi zikoresha amashanyarazi, ushobora gucagingamo, ariko kandi ushobora no guhahiramo ko harimo farmers market. Ana ahantu heza cyane rero. Ubwo rero iyo harenze noneho ubugeze Musambira ukomeza werekeza i Muhanga. Reka rero noneho mwinjizemo imbere urebe ukuntu mo imbere byifashe. Naho handitse ko ari Musambira Stafford Coffee. Hanyuma rero imbere harimo ahantu heza ushobora kwicara, ushobora gufata coffee ya wicaye nta kibazo. Rero kandi ushobora no gufata coffee baragupakingira haba take away ukayifata ukagenda. Ariko harimo n'udu snacks my dear. Ahantu rwose na ahantu heza cyane, ni ku muhanda cya mbere cyo nta birometero byinshi cyane bigusaba. Niba ukeneye kuba waruhuka ukaca ku bwiherero nta kibazo. Ahangaha rero hageze wodaringa coffee ugahita ugafata, ariko kandi hari n'udu snacks cyangwa se utundi tuntu ushobora gufatisha ya coffee ukumva umerewe neza. Kandi hari farmers market. Aka ni akantu keza cyane abantu bagiye batembera, muzi ko mu bihugu byateye imbere bagira farmers market. Aha ni ahantu usanga products zivuye mu murima direct. Niba ari nk'imbuto zikazisaruye mu murima, niba ari nka karoti zikazisaruye mu murima, niba ari umwungu bakawuciye mu murima, izo zita farmers market. Ariko mo imbere harimo n'ibindi bintu bitandukanye. Nabonyemo ibintu byinshi byiza bitandukanye, mbonamo ibintu by'imitako byiza cyane. Nabonye ushobora kuguramo imitako myiza yo gushyira mu nzu muri salo, cyangwa se n'akantu ushobora gutangamo impano. Cyane cyane abantu bari mu Rwanda mufite inshuti zanyu ziri mu mahanga, ndetse n'abantu bave mu mahanga mwaje mu Rwanda, mushobora gusura mufite impano mushyiriwe abashuti banyu, inshuti zanyu zibakumbuza ibyiza by'u Rwanda. Hano harimo impano nyinshi wafatamo waguramo, kandi nabonye ngiye bitanahenze vraiment. Ibiciro byiza, harimo imitako itandukanye ibereye ijisho, ikoze mu buryo bw'amarange, amatablo meza. Harimo imyenda, nabonye harimo ama-t-shirt meza, harimo udukapu twiza, ndetse n'amashati meza. Ariko abona n'utuntu twiza tw'imitako ushobora kugura two gushyira mu nzu, cyangwa se uko nari mbikubwiye ushobora gatangamo impano. Iyi coffee shop rero ya Stafford Coffee Shop ya Musambira, ntukajye uharenga utinjemo ngo ufate agakawa, kandi ukeneye no kuruhuka uharuhukire. Reka tubashimire rero, tubabwire ngo naho ubutaha kuri Rising Engineer 2020 tuzasubira tugiye kubashakira n'ahandi hantu heza tuhabereke. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.